bantu bacu meze muti. Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko Mineduc yasobanuye ibyo kwimurira amashuri muri Nzeri 2020. Inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 30 Mata 2020 igamije kongera kwiga ku cyorezo cya corona n'ingamba zo gukomeza kukirwanya ngo kidakwirakwira mu gihugu hose. Yafashe imyanzuro irimo uvuga ko amashuri azakomeza gufungwa kugeza muri Nzeri 2020. Ibi byatumye Minisiteri y'Uburezi itangaza ko muri uyu mwaka wa 2020 nta bizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'ayisumbuye bizabaho. Mineduc yasobanuye ko iki cyemezo cyo guhagarika amashuri amezi hafi 7 cyatewe n'uko abayobozi basuzumye bagasanga kugenzura abanyeshuri bari ku mashuri kugira ngo batanduzanya byagorana. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga, imyuga n'ubumenyingiro Irere Claudette yavuze ko ariyo mpamvu icyemezo cyafashwe mu bushishozi bw'abagize guverinoma. Bemeza ko baba bigije inyuma amashuri hakarebwa ingamba zizakomeza. Uyu muyobozi yavuze ko muri iki gihe kigiye gucamo abanyeshuri batiga bazasubira ku ishuri bongere gusubirishwamo kugira ngo bongere bagendane. Ku mashuri makuru na kaminuza, Irere yagize ati ku mashuri makuru byo turabizi ko yari asigaje igihe gito ngo amasomo arangire. Mu gihe amashuri azaba atangiye bazakomerezaho, barangiza amasomo bagombaga kurangiza izindi gahunda zikomeza. Ngo bivuze ko amashuri natangira mu kwezi kwa 9 mukiga ibihembwe 3, bishoboka ko amashuri ashobora kongera kuri gahunda yahozeho mbere, aho amashuri yatangiraga mu kwa 9 agasoza mu kwa 6 mu mpera z'ukwezi kwa 6 buri mwaka. Bityo mu kwezi kwa 7 no kwa 8 kuba kwibasiwe n'izuba mu gihugu hose, abanyeshuri bakazaba bari mu bigo, bikazagira ingaruka mu kwirinda ibibazo bimwe na bimwe bijya bibaho mu gihe abanyeshuri bari ku ishuri mu gihe cy'izuba, aho kubona amazi, ubushyuhe aba ari bwinshi bikagira ingaruka ku myigire yabo. Reka tube duhagararira naho utaha. Bye bye.